Muraho nyogoko. Jesus! 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 Sasa huyu kichwa chenye filimbi, miwani yenyewe ya kuchomelea mageti. Duniani kuna vituko. Mama yangu, game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Ibora se cyangwa ndarota. Urota iki se nyogoko? Hanyuma se bo, imyaka yose ishize wari waragiye he? Nyogoko nene nagiye i Bugande gushaka amafaranga. Hanyuma ko nta sono ugira, urifata ugize utyo uzigera warose cyametero wawe rw'umwana, uruzingana wabonaga ko nzaruha iki nzarugira nte? None nari kubigenza gute kubukene bwe mumereye nabi kandi nashaka amafaranga yo kugaburira umwana wanjye. Hanyuma se cyo zanya hane gike. Uyu ni umugabo nashatse i Bugande bamwita Gitaf. Avuga ikinyarwanda n'ikigande. Ngo yitwa nde? Yitwa Gitaf. Ngo gitabi. Gitafi. Itaburuka yo nyogoko. Yitwa Gitaf. Umva bora we. Wavuga wavumvura wagira ute? Mubanza mubara amafaranga yose narireteje rurarusika meter rwawe. Nera nduheha ibitenge byanshizeho ndugira gute? Muyabara yose muyakirira hangaha. Dore. Wone kunyereka urwo rutafi rwawe ngo niba ari rutase niba ari rutabi. Rutabi se ne ahubwo be ndamusa umukade wanjye. Omukade wasuzokya Turashize none. Ariko nanga imbwa nkahura n'imisega koko. Mutangira no kumbaza ngo nasuze iki? Ngo nasuze ne? Oya nyogoko ntago avuze umusuzi. Aravuze ngo wosizosya abakura mu kijere mu kinyarwanda. Nawe ukamusubiza ngo suze Burundi. Heto. Najya gusurira iwabo cyangwa ajya gusurira mwire. Ego ko nyogoko. Nyogoko winukira umugabo. Ndebe igihuru kizavamo igihunyira nka kimenye. Aha. Ai narazangerezwe na nyabengize ibyumba. None haje zibugande ndazibandwa nzarekeza yenya. Mukade uri nenjara nkwade mukaro nawe nzeburiro nako ntabura ne mukaro nawe nkora buri nenjara njya kwa mukaro. Subwo ibyo ne bike kiri kuvuga bo. Ntago kirimo kuntuka. Nyine nyogoko reka kukubwira ngo ufite inzara rangaguye kuri kamukaro yinywera mukaro gusa. Urakanywa base cyangwa umwenzobya. Mukade nawe mbade ndakugambye gwenze mbade natuse navude mu Bugande natuse wano nakunze umukobwa wawe mukumukunda ndumva tuzana abantu nshatse wacisha make wa mukecuru. Ngaho sinumva se cya gihete kivuga n'ikinyarwanda. Ahubwo sobwa ni ikigande cyangwa nicyo cyarwavumba cyo hepfa kwa Yohana. Twacaka aho ngaho. Ase nyogoko ntabwo nakubwiye ko avuga ikigande n'ikinyarwanda kweli. Naye gwesimanye ono ni mukade wawe. Ngo iki? Ari haravuga ngo ari kuvuga kuri nyogoko. Ni wowe uzi ibyavuga ujye unsobanurira hato haza gupfa ubusa nabi. Kuri abantu no mukade yagara kuko kubanyo yakukubira ati urakiyagara kukuba nagutuma nze nkwagaranye. Ari marantuka. Ye nagire gutuka ariko. Ari haravuga ngo iki? Ari wowe uzi ibyavuga. Naye gwe mbade mbaba ruvuga mu kinyarwanda atanyica. Ikinyarwanda ari mahe. Aragerageza mu gakenya nyine. Wavuze ibyavuga se wowe uzi kubisobanura. Ngo iki? Ndashaka kumubwira ko ngiye navuye mu Bugande.